twese turumvikana nta kibazo, niba iri muri screen muri kubibona neza nta kibazo. Okay, good. So ndagira ngo dutangire tureba kuri uyu broker wa Welltrade. Welltrade uburyo umuntu yakora deposit, ndiza buri wese yarafunguye account. Buri wese ndizera yafunguye account cyangwa se yaramaze gufungura account. Noneho niba buri wese yaramaze gufungura account, ndagira ngo turebe ni gute umuntu yakora deposit cyangwa se withdraw, cyangwa se akayihuza agafata account akayihuza na MT5 haba kuri telefone cyangwa se kuri machine. Kabazo waba uretse ukaza kwibaza nyuma. icyifuzo Okay, iyi karase yogiza ikaba recorded kugira ngo n'abandi bari inyuma bizabafasha. turabireba niba birashoboka. Urubuga rwa WhatsApp. Kadukomeze ntacyo. Ni ukuvuga ngo tugiye kureba uburyo wakora deposit cyangwa se wamaze gufungura. Tugiye kubanziriza ku buryo wamaze gufungura account kuri ya link nabahaye muri group, uburyo umuntu yakora connected kuri MT5 haba kuri machine cyangwa se kuri telefone. Icyambere iyo umaze gufungura account ubusabwa gukora verification. Uvuga ngo verification iyo irangije cyangwa se iyo usoje gufungura account ukurikizaho gukora verification. Verification uyikora unyuze kuri muri setting arizo zizi ziri aha ngaha. Uraza ugakanda kuri setting ukuzuza ibisabwa. Hari aho wuzuza amazina yawe yombi n'igihugu uherereyemo, mbese ibyo wuzuza ni ukuvuga ngo imyirondoro wuzuza uri gufungura account cyangwa se umaze gufungura account kuri ya link nabahaye muri groupe. Uyihuza n'imyirondoro cyangwa se na card uzakoresha. Niba uzakoresha ID yawe, niba uzakoresha permis, niba uzakoresha passport, uvuga ngo ukoresha amazina ari muri iyo ID yawe cyangwa se muri iyo passport yawe. So iyo umaze kubyuzuza bagusaba gukora verification aha ngaha kuri hano handitse verification ukahakanda. Ukimara kuhakanda bagusaba kumanza kuverifya email yawe. Nimero ya telefone, personal information zawe ukamanza ukaziverifyinga. Uvuga ngo personal information zawe ni za zindi zihwanye no kuri ID yawe cyangwa se passport yawe cyangwa se permis yawe. Telefone number yawe ukaziverifyinga, then ugakurikizaho document zawe. Uvuga ngo document zawe ni ugukora upload cyangwa ukaziscanning ukazifotora automatically. Verification kuri hano nta gitinda, ntago akeshi nabonye iri automatique bahita bakusubiza cyangwa se ugategereza nk'isaha imwe bahita bagusubiza ko account yawe yamaze kuba verified. So ukimara gukora verification cyangwa se ukimara gufungura account, tugaruka hano kuri dashboard. Dashboard yo tuyigarutseho, ugomba gufungura Rio account cyangwa se demo account. Uvuga ngo hano ufitemo ushobora gufungura bitewe nuko wenda ushaka gukora exercise ako kanya. Uramanza ufungure wenda demo account yawe. Ukimara kuyifungura, uvuga ngo niba utayifunguye uraza kandi hano open. Iyo ukanze kuri open cyangwa se create account,
hahita hafunguka aho ugomba gufungurira demo account yawe. Hano rero hari ikintu abantu benshi bari kwibeshyaho, cyangwa se abantu benshi batari kwitaho cyane, ugasanga ugiye gufungura demo account ariko ufunguye wenda demo account ya financial crisis. Iyo ushaka gufungura static account cyangwa se static demo account, hano turahabona ahantu handitse ngo MT5, tukabona n'ahantu handitse ngo premium. Hano hantu handitse premium urahakanda, harimo option eshatu cyangwa se pariti eshatu. Izi pariti eshatu uhitamo, hari iya mbere yitwa ngo premium, hari iya kabiri yitwa pro, hari iya gatatu yitwa synthetic cyangwa synthetic. Uhitamo hano handitse synthetic. Nuvuga ngo iyo uhisemo hano handitse synthetic, nibwo uba ugiye gufungura account yawe ya demo ya synthetic account. Noneho hasi yaho hari ahantu handitse ngo deposit amount. Hano handitse deposit amount, ni ahantu ushobora guhitamo amount ushobora gushyira kuri ya demo yawe, bigendanye n'ubushobozi bwawe wumva uzabona cyangwa uzakoresha muri iri soko ryawe. Akenshi ryawe usanga abantu turi kubyibeshya, ugasanga ahisemo 10,000 kandi kugira ngo azatradingire ku 10,000 bizabingora abahizi. Niba uzi ko utazabona ubushobozi burengeje amadolari 500 cyangwa se amadolari 200 cyangwa se amadolari 1,000, byaba byiza uhisemo hagati y'izi kapitali. Nuvuga ngo niba uko ugenda wimenyereza gukorera kuri ya kapitali ntoya, niko bigufasha no ko igihe wazaba uyibonye cyangwa se wazaba ubonye, urugero niba wahisemo gukora kuri kapitali y'amadolari 200, igihe wazaba ubonye uburyo udeposinga y'amadolari 200, byazagufasha mu gutuma uzamura account yawe mu buryo bwiza. Kandi wenda mu gihe waba uhisemo account y'100,000 cyangwa se y'50,000, wayitradingira uko ubonye, bigatuma wirara mu isoko. So gutradingira, kwigira kuri account ntoya, cyangwa se kuri package ntoya birafasha cyane. Urugero hano wenda nkaza nkahitamo amount y'amadolari 500, warangiza ugahita ukanda hano open. Iyo ukimara gukanda open, bahita baguha login detail zo kuri MT5. Nuvuga ngo izi login detail baguha account number, bakaguha na trading password. Iyi login account number niyo ujya muri MT5. Urugero wenda mbikoreye hano, ndagira ngo mbibereke kuri MT5 ya machine. Nuvuga ngo iyo ufite machine cyangwa se laptop uri gukoresha ushaka guhuza account yawe, uraza ukayifungura. Sinzi niba muri kuyibona ino MT5, muri kuyibona? Hello? Hello, turi kumwe? Iyi MT5 iri muri machine muri kuyibona? Okay, good. So nuvuga ngo iyo ukimara kuyifungura cyangwa se umaze warayidownloadinze kuri ntuza, nuvuga ngo kugira ngo ubone iyi MT5 ya WellTrade, uraza ukabanza ukayidownloadinga. Urabanza ukaza ukayidownloadinga kuri website ya WellTrade.
kuyidownloadinga ukimara kwandikamo ngo uraza ukandikamo WorldTrade MT5 application. Iyo uyifunguye bahita bakuzana kuri website yabo. So iyo ushaka kuyidownloadinga rero uhita ukanda hano handitse ngo download, muri kuhabona. Iyo ukimara kuhakanda bahita baguha options zigira muri enye bitewe wenda n'ubwoko ukoresha. Ubwoko ukoresha niba ari Apple cyangwa se niba ari Android, niba ari Huawei, niba ari Windows, niba ari MacBook, so niba ari web terminal. Niba uri gukoresha Windows downloadinga MT5 yo kuri Windows. Niba gukoresha Apple uvuga ngo downloadinga application yo kuri Apple. Niba gukoresha MacBook downloadinga application yo kuri MacBook. Iyo ukimara kuyidownloadinga urayinstallinga bisanzwe muri machine yawe. Wamara kuyinstallinga bisanzwe igafunguka imeze uku nguku. Iyo imaze gufunguka rero uhita uza ugakanda hano ku ruhande mu nguni hari ahantu handitse ngo file. Urahakanda ugahita ubona ahantu handitse ngo login to trade account. Muri kubona hajemo ahantu ngomba gushyira za login number cyangwa se za login detail kuri WorldTrade bampaye. Izo login detail ndaza nzirebe. Login details ndaza nzirebe ahangaha kuri ya website. Nuvuga ngo hano bampaye 19/2/420. Nze nyikopiye, nimara kuyikopiya ngende nyipestinge hahandi muri ya MT5. Nongere nze ndebe password. Nongere nze ndebe password. Sorry. Password bampaye ni iyi ngiyi, ni nayo nyikopiye. Nimara kuyikopiya nze nayo nyipestinge muri ya MT5 yo muri machine. Nindangiza nkande okay. Ntegereze ko account yanjye igeramo. Hano ubwo account yanjye ibaze kugeramo. Muri kubona hari mfite balance ingana n'amadolari 500 nahisemo cyangwa se nacuzinze. Ubwo aka kanya ndi able yo gutradinga pay yose yari yose shaka kuri iyi account. So mbere yuko tujya mu byo kureba uko izi pay zikora rero ndagira ngo tubanze mbanze soze ikintu kijyanye no kureba uburyo wakora deposit cyangwa se and withdraw. Kuko tubanje kureba uburyo wafungura. Karangwa Theonete na nihangana mai akore minute. Okay. Tubanze kureba uburyo wafungura abambe WorldTrade demo no kuyihuza na MT5. Nuvuga ngo izi login baguhaye, izi login number cyangwa se login detail baguhaye nizo ujya muri MT5
ukandikamo ugasacingamo uyu mubroker witwa WellTrade. Yo umaze kumusacinga ukora connect kuri ya MT5 yawe, then account yawe ikaba iba login. So ukeneye gukora deposit cyangwa se withdraw, uraza ukande hano kwanditse ngo finance niho unyura ushaka gukora deposit. Baguha option nyinshi cyangwa se option zitandukanye. Hari option ya cryptocurrency. Iyi option ya cryptocurrency iyo uyikanzeho, ari nayo akenshi tuzagenda mukunda gukoresha, ni ukuvuga ngo iyi option ya cryptocurrency uhitamo account ushaka gukoraho deposit. Ni urugero, kuko ikiza cyo kuri uyu broker nabonye yatandukanye n'izindi n'abandi ba broker, nuko aguha option zo gufungura account nyinshi, ariko account nyinshi za MT5 unyuze kuri website aguha option nyinshi zo gufungura MT5 nyinshi. Urugero ushobora kugira Rio account zigize muri 5 cyangwa se Rio account 2 cyangwa se Rio account 3, nta kibazo. Nuvuga ngo imwe ukavuga ati imwe niyo gukorera iki ngiki, indi Rio account niyo gukorera iki ngiki, indi Rio account niyo gukorera iki ngiki. Kuri WellTrade icyo kintu rwose nabonye yaragikose cyangwa se yaragikemuye. So nk'aha ngaha murabona afite account zigeze kuri 1 2 3 4 5 6. Nafunguye Rio account zigeze muri 6. Izi zose niko ngomba kujya nzikoresha, So mpitemo ko ngomba gukora deposit kuri iyi account yitwa Cetetic. Imibare nkayihitamo, then namara kuyihitamo ndaza hano nandikemo amount shaka gukoraho deposit. Urugero wenda nandikamo amount 10, kuko minimum yo gukora deposit ukoresha cryptocurrency na $10. Hano uzuhitemo payment currency cyangwa se payment method ushaka gukoraho deposit. Hariho USDT, hariho USDC, hariho TRC, hariho TON, hariho Solana, harimo RTC, harimo Ethereum, harimo Bitcoin, harimo BNB. Izi zose ni option ushobora guhitamo ukora deposit bitewe naho ufite crypto zawe. So njyewe nkahitamo ko wenda ndashaka gukoresha USDT, bagahita bakwereka network iri available yo gukoraho USDT. Uraza uhitemo wenda TRC20 niyo akenshi abantu benshi bakunda, cyangwa se TRC20. Iyo umaze guhitamo TRC20 uhitamo, nuvuga ngo yari inshuro ya mbere ugiye gukora deposit kuri umubroker ashobora kuguha bonus. Iyo bonus ibingana na 50%. Iyo bonus ikiza cyayo cyangwa se akamaro kayo nuko igufasha mu kugira account iri hejuru iyo washakaga. Nuvuga ngo niba udeposinze $200 ashobora kuguha bonus $100. Niba udeposinze $100 ashobora kuguha bonus $50. Nuvuga ngo baguha 50% bya deposit ukoze. Iyo utayihisemo rero nabwo ntago ayiguha, cyangwa se ntabwo ayitanga. Hano njyewe mpitamo ko nta bonus nkeneye nkayireka. So warangiza ugakanda hano continue. Iyo ukimara gukanda continue ahita aguha wallet. Iyi wallet niyo ukopiya ukajya koherezaho ama USDT yawe
mu minota itarenze 5 ziba zigeze kuri account cyangwa se kuri broker yawe, bambe kuri account yawe yawe well trade. So yakimara kugeraho, ubwo uraza ukore transfer. Ni ibisanzwe ku bari basanzwe bamenyereye derive, uhita uza ugakora transfer, ukavuga ati wowe amafaranga yawe ushaka kuyavana hano wenda kuri ntuza uyashyira kuri account yawe runaka bitewe na account ufite, ugahitamo account ugomba kuyashyiraho. So ubwo iyo umaze kuyashyiraho, uraza ukandikamo amount ushaka. Wakoze deposit y'amadolari 10, ukandikamo amadolari 10, wangizo cyangwa se ugakanda all found, ugakanda continue, amafaranga yawe itagera kuri MT5 automatically ako kanya. Mu gukora withdraw rero nabwo uraza ugakanda hano kuri katubanze turangize kuri deposit. Tubonye option ya mbere ya cryptocurrency, ariko ushobora no guhitamo icyo twita ngo Binance Pay. Binance Pay ni uburyo bwo gukora deposit automatic, amafaranga yawe aturutse kuri Binance mu matsiyeri cyangwa se mu gihe kitageze ku munota, cyangwa se ku gihe kitarenze umunota umwe amafaranga yawe akakugezeho. Iyi Binance Pay ushobora kuyikoresha mu buryo bwa deposit cyangwa se ukayikoresha mu buryo bwa withdraw. Hano Binance Pay naho uraza ugahitamo account ushaka gukoraho deposit. Ubwo nongera mpitemo ya static account yanjye, hano nandikemo iyi Binance Pay. No gukora deposit ukoresheje minimum y'idolari rimwe nabyo birakunda, ariko reka urugero wenda nandikemo amadolari 5. Usibye ko iyi Binance Pay bisaba kuba warayihuje na Binance account yawe cyangwa se Binance wallet yawe kugira ngo bijye bihita biba automatically. Ariko kubera ntabihuje wenda naho biragira ntibikore, ariko reka mbereke uburyo ushobora kuyikoresha. Hano maze kuzuzamo $5 nizo wenda mvuga ngo ushaka gukoraho deposit. Mpite nkanda hano confirm. Iyo nkanze confirm, iriya Binance kuko bera nashyizemo cyangwa se nadinzemo Binance ID yanjye, uvuga ngo ubu buryo ubusabwa kuba warahuje Binance ID yawe warayadinze hariya muri Binance Pay. So muze kubikoraho research namwe mu birebe. Hano bahita banjyana muri Binance Pay, ubwo ushobora guhita nza nkakora scan nkoresheje ya telefone yawe, cyangwa se ugafata telefone yawe ukaza gukora scan, cyangwa se ugakora continue ukoresheje browser, ukinjira muri Binance yawe ugahita ukofaminga ya withdraw kuri Binance account yawe, kuko bahita bakohereza email kuri bambe code kuri email. Iyo code kuri email niyo uhita wuzuzamo mu bisanzwe muri Binance account yawe, ukabukoze deposit. No gukora withdraw ukoresheje Binance Pay ho upfa kwemeza ko ukoze withdraw kuri Binance Pay, amafaranga yawe uhita usanga yageze kuri Binance yawe, kuri Binance wallet yawe. So uburyo bwa gatatu ushobora gukora deposit ukoresheje Visa card cyangwa se Mastercard cyangwa se Union Pay. Uburyo ndumva abenshi hano umuntu uza mu Afurika ndetse no mu Rwanda ntabwo tubumenyereye kubukoresha. Ngewe ubwo menyereye cyane n'ubu bwa cryptocurrency cyangwa se n'iyi Binance Pay, ubundi ntabwo nirirwa bwinjiramo cyane. Cyangwa se uzabishaka kubwinjiramo cyangwa se uzabishaka kubukoresha, yaza bukoraho research akareba ko yabukoresha, kuko nabwo buba buri open nta kibazo. Ikiza cyo kuri wallet trade rero, all withdraw cyangwa se withdraw yari yose ukoze ntirenza iminota 30. Deposit yo ntirenza y'iminota yabaye myinshi ni iminota 5.
ikintu upfa kwitondera neza ni ukureba ko network wakoresheje mu gukora deposit ariyo wacuzinze ufata wallet. Niba wahisemo TRC20 menya ko urakora deposit ukoresheje TRC20. Niba wahisemo BNB menya ko urakora deposit wahisemo ukoresheje network ya BNB kuri Binance cyangwa se indi exchange yari yose ukoresha. Deposit ba withdraw nayo it's the same, nuko nguko. Nuvuga ngo niba wakoze deposit ukoresheje cryptocurrency urabikura ukoresheje cryptocurrency. Minimum yo kubikura kuri cryptocurrency ni amadolari 15. Nuvuga ngo niba ufite amadolari 15 kuri account yawe urakora withdraw nta kibazo. Niba warakwisemo gukoresha uburyo bwa Binance Pay, minimum yo kubikora ukoresheje Binance Pay ni amadolari 2 gusa kugeza ku bihumbi 60 by'idolari. Ubu buryo ndakeka benshi buzabaryohera kuko hari igihe wabaga umuntu nko ku zindi nko ku bandi baboroka, hari igihe bakubwira ngo minimum deposit na amadolari wenda 10 cyangwa se 15. Waba ushaka kwigira mu isoko kandi uzi ko idolari rimwe cyangwa se amadolari 2 ushobora kuyashyira mu isoko ukayatradinga ukayabyaza amadolari 20 cyangwa 50 cyangwa se 100 ukabura uburyo uya depositing. Ariko nk'aha kuri Wallet Trade kuya deposit gukora deposit y'amadolari 2 biroroshye cyane ukoresheje uburyo bwa Binance Pay. Sinzi niba hari ufite ikibazo kuri ibingibi nandi gusobanura. Dukomeze kuri indi somo ryo kureba uburyo zira pair zo kuri Wallet Trade umuntu ashobora kuzitradinga cyangwa se uburyo zikora. Hari ufite ikibazo? MetaTrader dukoresha ni isanzwe. Yego. Kireka kuri machine cyangwa se kuri laptop niho uhitamo MetaTrader yo kuri Wallet Trade. Kuri machine. Yego. Okay. Then telefone nta kibazo. Okay. Nta wundi ufite ikibazo? Twakomeza niba nta wundi ufite ikibazo. Katujye kureba uburyo noneho zira pair zikora twifashishije MT5 yo kuri Wallet Trade. Hano iyo wamaze guhuza haba kuri telefone cyangwa se haba kuri machine, iyo wamaze guhuza ya account yawe yo kuri wamaze gufungura kuri Wallet Trade na MT5, ubusabwa kuza kongeramo pairs ushaka kuzajya tradinga. Nk'ubu hano hari pair zitarimo, pair zitwa PayNX 1200, PayNX. Nuvuga ngo ku bantu bari basanzwe batradinga kuri Deriv, iyo tuvuze ngo PayNX 1200 tuba tuvuze boom 1000. Genda ni mukazi. Iyo tuvuze PayNX 1000 tuba tuvuze boom 1000. Noneho PayNX 999 tuba tuvuze PayNX 1200 ni crash 1000. PayNX 999 tuba tuvuze crash 900. PayNX 800 tuba tuvuze crash
600 penny x penny x 600 tuba tuvuze crash 500, noneho penny x 400 tuba tuvuze crash 300. Uvuga ngo iyi penny x 1200, penny x 999, penny x 800, penny x 600, penny x 400 ni twazifata nkaho arizo crash zo muri derivative statistic indices. Noneho iyo tugiye kuzitradinga mu buryo bworoshye cyangwa se muri ba bantu bashyashya hano bari hano ari bashyashya batazi wenda cyangwa se bakiri gutangira uyu mwuga, uvuga ngo hari uburyo bubiri cyangwa se hari option ebyiri ushobora kuzitradingamo. Izi penny x zose zigenda mu buryo bwa buying position. Zigenda mu buryo bwa buying position, ariko bitavuze ko zizajya zihora cyangwa zizahora zizagenda muri position imwe gusa. Izindi tuzareba rero twafata nko ari boom, ari za boom cyangwa se ari ubwoko bwa boom, tuzasangamo harimo izitwa gain. Hari izitwa penny x, hakaba n'izitwa gain x. Uvuga ngo penny x ni tuzifata nk'ari boom, ari crash ari za crash, noneho gain x tukazifata nkaho ari boom nkuko twari dusanzwe tubimenyereye kuri derivative. Ubwo gain x 1200 niyo pair dufata nkaho ari boom 1000. Gain x 999 niyo dufata ko ari boom 900. Gain x 800 niyo dufata ko ari boom 600, nayo ni iyi ngiyi. Naho gain x 600 niyo dufata ko ari boom 500. Noneho gain x 400 niyo dufata ko ari nka boom 300. Izi penny x cyangwa se gain x zose, penny x ubwo tuzifata nk'ari crash ubwoko bwa crash, naho gain x tukazifata nk'ari ubwoko bwa boom. Izi gain x zo zikagenda muri position ya selling position, mu gihe penny x zo twavuze ko zigenda muri position ya buying position. Ariko uvuga ngo mu kuzitradinga ugomba kugenda umenya ko habamo icyo twita spike cyangwa se small candles. Uvuga ngo ushobora gutradinga muri position ebyiri, haba muri spike cyangwa se small candles. Utwo small candles ni utugenda muri position izi ntuza zisanzwe zigendamo, naho spike ni candle ziza muri against position isoko risanzwe rigendamo. Urugero, niba tugiye gutradinga wenda penny x 1200 cyangwa se gain x 1200, hano murabona ko iri kurangwa n'amaspike menshi. Uvuga ngo ahangaha ntabwo wakuri kujya kuyikorera ntabwo wakuri kujya kuyiseringa
kubera ko iri kwerekana ko iri muri buying zone cyangwa se iri muri bullish zone. Niba iri muri bullish zone rero ahangaha biragusaba kuza gufata icyo twita izi spike. Ikindi lot size ntoya ushobora gukoresha kuri izi gain x cyangwa se pain x zose ni 0.1 cyangwa se 0 n'ibice 10. Niyo lot size ikora kuri izi pair za gain x cyangwa se pain x zose. Kandi ibindi pair wenda twa muni ya trading mu buryo bwa scalping. Hano nkoresheje lot size ya gatatu. Nuvuga ngo ikiza kizi pair cyangwa se pair zo muri World Trade, impamvu wenda aho atandukanye no kuri derive synthetic. Kuri derive synthetic afite speed iri hejuru cyangwa se umuvuduko uri hejuru kurusha World Trade. Ariko ikiza cyo kuri World Trade ni uvuga ngo kuri wa muntu wari wese ufite na kapitale y'amadolari 2, kapitale y'amadolari 3, kapitale y'idolari 1, ushobora kurikoresha utradinga izi gain x cyangwa se pain x, nta kibazo, birekunda cyangwa se biremera. Ariko nko kuri derive nuvuga ngo kugira ngo trading za boom and crash ugomba kuba byibuze minimum ufite k'amadolari nk'5 kuzamura. Urumva ko kuri speed kuri World Trade akoresha low speed, mu gihe kuri ko twari dusanzwe tumenyere nko kuri derive naho usanga afite speed iri hejuru cyane ugereranyije par rapport yo kuri World Trade. Ubwo nko ku muntu mushyashya ushobora gutangira gukora scalping. Nk'ubu ahangaha nashyizemo order ebyiri nkora sell. Izi gain x twavuze ko zigenda muri position ya sell, warangiza kuvuga ati ngewe shaka target yonda y'amadolari 10 cyangwa se 15 cyangwa se 20. Kahangaha niba nujuje amadolari 15 ugahita uza ugakorozinga pair zawe, umubyizi w'umunsi ukaba urawubonye. Sinzi niba hari ufite ikibazo kuri iri somo ngo tubone dukomeze n'indi. Hari ufite ikibazo? Ubanza nta muntu ufite ikibazo. So ushobora gucuruza mu munota umwe cyane mu minota 5 izo nyine za scalping. Zino za gain x cyangwa se pain x kuzicuruza neza no kuzicuruza mu munota umwe, ariko wamanje kuzikora analyse muri time frame zo hejuru. Ibya time frame ntabwo ndabisobanura cyangwa se icyo twita forex terminology ntabwo ndakigiramo, nzakibaha ku masomo yo kuwa mbere. Ariko kuzitradinga izi ntuza muri scalping ugendera ko muri 1 minute kugira ngo bigufashe, kuko utradinga izi gain x cyangwa se pain x muri 1 minute uri gukora scalping ubusabwa kutarenza udutondo dusimolo candles, utudusimolo candles dutatu. Ikindi nani bagiye kubabwira nuko tuno candles cyangwa se tuno dusimolo candles buri gakando kagenda kamara umunota umwe. Bivuze iki? Bivuze ngo niba gutradinga nk'iyi gain x 999, urugero murabona ko nk'aha ngaha spike iba yatinze kuza, niho ugomba gutradingira cyangwa se gufata ya scalping yawe. Ugavuga ati niba spike ikimara gutera urategereza byibuze hazemo udukandozi dutatu cyangwa se habanze hatangira udukandozi dutatu
kuri tuno dutoya ku kandozi ka kane n'aka gatanu n'aka gatandatu niko ubasha gutradinga ukavuga ati ntabwo ndaba nkiri mu isoko. Ariko kuko iyo utinzemo cyane cyangwa se iyo ukomeje guholdinga iki gisipike kikagusangamo urahomba cyangwa se kireguhombya $2 cyangwa se 3 kuko kiza kiri against ya position wowe uri kwerekeramo. So ku masomo yacu ari imbere tuzareba n'uburyo ushobora gutradinga izi spike arizo ushaka gutradinga cyangwa se gufata gusa. Kuvuga ati ngewe ndaza shaka kugira ngo trading ibi spike gusa aribyo utegereje, aho kugira ngo trading tuno dukandozi dutoya kuvuga ati ngenda tradinga ama spikes cyangwa se urafata ama spike gusa. Sinzi niba hari ikindi kibazo. Okay, kadukomeze. So kuri pen x 200 kabone nayo tuyirebeho, iyo zigenda muri position ya buy, hano ninjiyemo mu isoko nkoresheje utu order tubiri. Twavuze ko utu dukandozi dutoya twose buri gakando kagenda kamara umunota umwe. Ikiza cyo gutradinga zino aya magain x cyangwa se ma pen x cyangwa se ma za boom and crash kuri derive, nuvuga ngo ikiza kizi pair cyangwa se kizi pairs nuko aho bitandukanye na currencies zigufasha kudatinda muri rya soko ryawe. Urugero, niba wifite akandi kazi kawe cyangwa se wifite izindi gahunda urajyamo, ushobora kubyuka mu gitondo mbere yuko ugira ikindi kintu cyari cyo cyose ukora, kuvuga ati ngiye saa 12 saa 10 saa 11 ushobora kubyuka ukajya mu isoko ugakorera nk'amadolari, ugasanga ugiye mu yindi mirimo cyangwa se ugiye mu kazi kawe umaze gukorera nk'amadolari 10, 20, 30 muri awo mwanya ukiva mu buriri cyangwa se muri ako kanya ukiri no mu buriri utari wabyuka, ukoresheje ubu buryo bwa scalping cyangwa se ukavuga ati ngiye ugiye gufata spike imwe cyangwa se ebyiri ziraba ziguhaye amadolari aya n'aya. Ikindi kandi biba byiza gukora uyu mwuga ukoreye kuri target runaka, ukavuga ati ngewe mfite capital y'amadolari 100, capital y'amadolari 100 ndashaka kujya nyibyaza amadolari 10 buri munsi. Amadolari 10 iyo ugiye muri ubu buryo bwa scalping, amadolari 10 kuyabona cyangwa se kuyageraho ni ibintu byoroshye cyane cyangwa se ni ibintu bitagoye cyane ugereranyije wenda na Kares, kuko Kares uramanza ugafata umwanya ukinjira mu isoko, winjira mu isoko ugasanga wenda utinze kujya muri profit. Ariko nk'izi boom and crash cyangwa se nko kuri boom and crash cyangwa se izi gain na pen x, kugira ngo uhite ujya muri profit ni ikintu cyihuse cyangwa se ni ibintu byihuta cyane. Urabona nkaho ninjiriye nkurikije ya strategy mbaze kubabwira cyangwa se strategy mbaze kubabwira yuko ufata udukando dutatu, hano nahita mbara ko kamwe kararangiye, aka kabiri karangiye, aka gatatu niko ndiho, aka gatatu kakirangira nkahita closinga. Ndaclosinga maze kubona ngahe hano maze kubona amadolari 16. Amadolari 16 kuri capital y'amadolari 500 cyangwa se 200 kuyabona ni ibintu byihutse cyane. Ariko nanone bibutsa ko ugomba kubikora ufite target runaka y'amafaranga ugomba gukorera, kuko iyo ucunze nabi ukarangara ugakora management mbi y'amafaranga yawe ushobora kuyahomba. Hano dukando dutatu twuzuye tumuhaye amadolari 20 yuzuye, gahita ni closingira. Amadolari 20 uyakoreye ku munsi ni hafi 30,000 by'amanyarwanda. So ikintu kiba gisabwa ahangaha cyangwa se ikintu uba ukeneye gukora ahangaha ni ugukora risk management y'ibyo ukeneye cyangwa se ukagendera kuri daily target y'amafaranga ukeneye gukorera muri rya soko ryawe. Tuvuga urugero, niba wihaye target yo kuvuga ngo ugiye kujya ukorera amadolari 10
ku munsi muri izi payers za gain x cyangwa se pain x mu buryo bwa scalping. Amadolari 10 ku munsi mu gihe cy'ukwezi ni amadolari 300. Amadolari 300 ahwanye n'ibihumbi hafi 400 birengaho makeya. Ayo mafaranga ibihumbi 400 abantu bayahembwa ku kwezi ni bake cyane, cyangwa se abantu bayinjiza ku kwezi usanga ari bake cyane muri iki gihe, cyangwa se n'abayinjiza ugasanga ni abafite akazi gakomeye cyane, cyangwa se bakora muri leta, kandi ugasanga banakoze amasaha menshi par rapport yuko wowe ushobora kwinjira mu isoko ukayakorera amadolari 10 ukayakorera mu gihe kitarenze iminota 30 cyangwa se isaha. So ibi ngibi wenda nzagenda bisobanura cyane muri group, muri za message ngenda muri nkoresheje audio, cyangwa se kubazajya bagira ikibazo runaka bakajya bambaza nkabasobanurira, ariko tuzabigarukaho, nzanabigarukaho muri video nzakora nzanyuza kuri YouTube irisobanura iri somo mu buryo burambuye. Sinzi niba hari ufite ikibazo runaka cyangwa se hari ufite inyunganizi yabaza tukabona tugakomeza. Ongera ijwi. Okay. Ni ikibazo cyiza cyane. So ubajije ikibazo cyiza cyane, ni ukuvuga ngo nkuko navuze ngo izi gain x cyangwa se pain x cyangwa se urugendo rwo trading kuri derive, ni ukuvuga ngo ugomba kumanza gukora analyze uturutse muri time frame zo hejuru. Nari navuze ko nzabigarukaho mu isomo ryo nzanyuza kuri YouTube, cyangwa se mu masomo tuziga kuri YouTube ajyanye na forex trading terminologies, aho tuziga ku bijyanye n'ama time frame, tuziga ama leverage, tuziga ama bid and ask, tuziga bid swap. Ibi byose nzabisobanura muri video nzanyuza kuri YouTube mu cyumweru gitaha. Ariko nuvuga ngo iyo ushaka gutradinga izi gain x cyangwa se pain x, urabanza ugakora analyze muri high time frame. Urugero uturuka muri daily 1 ukaza muri h4 ukamanza ukareba ese market yawe irihe. Nuvuga ngo niba tumenyereye ko iyi pain x ibiri kugenda muri position ya buy, sibyo, ugasanga muri high time frame, urugero muri h4, ugasanga muri h4 iri kukwereka ko iri strong buy, icyo gihe rwose uragenda ugakora scalping yawe nta kibazo ufite. Ariko icyo ubwo birumvikana uba wamanje gushaka icyo twita support level and resistance level, yewe ukamanza ukanashaka icyo twita trend y'isoko, niba isoko riri muri kugana up trend cyangwa se niba kugana down trend, niba kugenda sideway. Ibi byose ugomba kuba wamanje kubishaka. So ntabwo ndabyinjiramo cyane, wenda utumye sa ko bivugaho nakuzavuga mu masomo yacu ari imbere, nuko nashaka kugira ngo manze mbereke uburyo izi pairs zikora muri rusange. Ariko ibyo ngibyo wenda bijyanye na technical analysis tuzabitangira guhera kuwa mbere. Tuzatangira isomo rya technical analysis tureba uburyo noneho ushobora kuzanaliza cyangwa se kwanaliza izi pair mu buryo burambuye, ukamenya ngo ese iyi pair support and resistance zazo ziri hehe, ukamenya ngo iri muri he trend, iri muri down trend, iri muri up trend, iri muri sideways. Ibyo byose ukabimenya
so bigira icyo bigufasha cyangwa se biragufasha cyane. Nk'urugero nk'iyi PNX tuzi ko cyangwa se nari maze kuvuga ko igenda muri buying position. Ni ukuvuga ngo niba igenda muri buying position nkaba ndi kubona muri high time frame iri kugenda uptrend. Iyo tuvuze ngo ni uptrend cyangwa se ubwo ureba aho iri kuva yerekera, biri kunyeka ko iri muri uptrend, bivuze ngo nujya no kuyitradinga ntabwo urayitradinga mu buryo bwa selling position, ahubwo urayitradinga mu buryo bwa buying position cyangwa se mu buryo bwa scalping bwa bundi navuze haruguru. Ni kimwe nuko ushobora gufunga umwuka ukavuga aterekanye holding, wowe ukimara kubona position yayo nibiri uptrend kuvuga aterekanye inkorere holding paka aho wageze cyangwa se aho uri gukora wakoreye analyze kuvuga ngo ira stopping ahangaha, kuvuga ati nawe niho uraza kuvira muri rya soko ryawe. Ariko ibyiza bitewe na capital ntoya umuntu aba afite, biba byiza iyo ukoze scalping kugira ngo wizere ko daily target yawe wayibonye cyangwa se wayigezeho. Icyambere muri iri soko ni isoko rigutegeka kugira discipline riri mu rwego rwo hejuru, ko iyo udafite discipline usanga uri guhomba kandi mu buryo bugayitse cyane. Ndumva kuri icyo kibazo rumbajije cyasubijwe. Ni ukuvuga ngo hera muri daily 1 H4 H1 ukamanza ukareba movement yayo, ukongera ukaza muri 30 minutes ukareba movement yayo, noneho H1 M1 na M5 nizo uzukakoreramo icyo twita entry. Ibi tuzabireba neza mu kwa mbere cyangwa se mu masomo tuzatambutsa ku wa mbere. Ubu noneho tugiye kureba kuri zino za volatility cyangwa se FX volatility to 80. Ni pair zisanzwe zigenda nka volatility zisanzwe. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze FX volatility ni nka volatility 10, FX volatility 40 ni volatility 25, FX volatility 60 ni volatility 50, FX volatility 80 ni nka volatility 75, FX volatility 99 ni volatility 100. Ibi ngibi ni ibintu biri kumvikana cyangwa se bisanzwe byumvikana. Noneho izi zitwa ngo ni FX volatility 20 ni za zindi tuvuga ngo ni volatility 1S 10, volatility FX volatility 40 ni nka volatility 1S 25. Gutyo uko zigenda zikurikiranye nawe niko ugomba kuzifata mu mutwe. Uzitradinga rero minimum lot size yawe no guhera kuri 0 lot size ya 0.1 urayitradingaho izi pair nta kibazo birakunda. Mu gihe twabonye ko kuri gain x cyangwa se pain x gutradinga zira pair ugomba guhera kuri lot size ya 0.10. Hano kuri FX volatility cyangwa se SF volume 20, SF volume 40, FX volume 60, lot size ntoya ugomba gukoresha niri isanzwe iri normal ya 0.01. Bivuze ko rwose ku kijyanye na speed kuri well trade ni ikintu yitayeho cyane, cyangwa se buri mutrader wese akwiye kujya mu isoko bitewe bijyanye na capital ye afite. Kandi ni pair nazo nziza cyane kuko zigenda iyo zafashe position
ibanga wenda nababwira cyangwa se ibanga nabibira, impamvu mpora mvuga ngo gutradinga karesi, gutradinga synthetic biroroshye cyane kuruta currencies. Synthetic iyo zafashe position cyangwa se iyo zafashe trend zituza zigeze hahandi, cyangwa se iyo trend irangira cyangwa se ituza ari uko yari icinjiye cyangwa se yageze handi yagombaga kugera. Ntabwo synthetic ari pair usanga zigenda zinyuraguramo cyane nko kuri currency, kuko nko kuri currency ushobora kuri muri profit umunota umwe ugasanga undi wahombye wageze muri loss nini cyane. Ariko nko kuri izi synthetic, haba kuri izi volatility cyangwa pain x cyangwa se gain x cyangwa se kuri derive synthetic, ziratuma dusanzwe tumenya za volatility, za step index, za boom and crash. Ni pair zifata iyo zafashe umurongo cyangwa se zafashe icyerekezo, zirangira ari uko cya cyerekezo aho zagombaga kugarukira niho zirangira zigarukira cyangwa se zihindukirira zigeze. Ni ukuvuga ngo iyo uri umuntu uzi gukora analyse neza mu buryo bucukumbuye, ukamenya ngo support level and resistance level yawe iri hehe, ukamenya ngo isoko riri kugenda muri he trend, ukamenya ngo nibo za amachart patterns uyazi wamaze kuyakurikiza uko bikwiye, rwose usanga ari pair cyangwa se ari isoko rikunda kubahiriza icyo kintu cya technical analysis cyane. Niba nta muntu ufite ikibazo, isomo ryacu twarisoreza aha, tukazafata umunsi urambuye neza mu byo kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri tukongera tukabisubiraho. ikibazo kirahari. None ejo mwatubwiye ku cyo twita ku cyitwa buy limit. Yego. Hano nawe wayikora mu gihe gusa ntabwo ndabyibuka neza bya buy limit ni kwa kundi tuyitegereza. Yego wayikora nawo birakora. Urabona hari ukuntu ubona iri kumanuka, ubona ifite ingufu iri muri sere bya nyabyo. Ukaba watekereza ukavuga uti reka nkore buy limit ntegereze spike. Ibyo bintu birashoboka. Uravuga kuri zino gain x cyangwa pain x na crash ndetse na boom byose. Yego birakunda, birakora nta kibazo rwose. Hari undi ufite ikibazo? Niba nta wundi ufite ikibazo, twasoreza isomo ryacu aha ngaha. Then iri somo nari nagerageje kurikorera record, tukazakomeza ubwo ejo ndarishyira kuri YouTube cyangwa se ndareba uburyo ndarishyize kuri YouTube, n'abatabashije kwa attendinga iyi class nabo babashe kuribona mu buryo burambuye nta kibazo. Sawa, murakoze cyane kandi mugire ibihe byiza mwese.